Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Starike Muganga. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bijyanye no kuboneza urubyaro. Hari ibintu byinshi abantu bambaza ku bijyanye no kuboneza urubyaro, hari ibihuha, hari amakuru y'ukuri, hari amakuru amwe n'amwe abantu baba bifuza ko byibura basobanukirwa babibwiwe na muganga nyir'ubwite. Ubu rero ngiye kubasobanurira muri iki kiganiro ibijyanye n'uburyo butandukanye bwo kuboneza urubyaro, buri buryo, ibyiza, ibibi ndetse n'ingaruka zabyo. Muri iki kiganiro turavuga ku buryo bwose muri rusange, ariko tuzafata ikindi kiganiro cyo gusobanura noneho uburyo ukwabwo. Uburyo bwo kuboneza urubyaro ntekereza ko abantu benshi bamaze kubumenyera. Abamama benshi mu Rwanda nk'abamama nka 60% bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro, kandi kuba baboneza urubyaro ubushakashatsi buvuga ko bishobora kuba byararinze inda zigera kuri 2.8 miliyoni zirinzwe bitewe no kuboneza urubyaro. Hanyuma hakaba hari n'impfu z'abamama bagera ku 8,000 bari kuba barapfuye iyo bataboneza urubyaro kubera ko bari wenda gupfa bazize gupfa babyara. Rero urumva ko kuboneza urubyaro hari ikintu byagiye bimara, bifasha kwirinda inda zitateguwe, bikagufasha kubyara igihe wihitiyemo n'umubare w'abana umuntu ashaka. Ikibazo rero kikaba ikihe? Bya bintu abantu bavuga ngo kuboneza urubyaro birangiza, kuboneza urubyaro bitera ibi n'ibi, kandi koko ntabwo twavuga yuko ari ibintu bidafite ingaruka 100%, ariko icy'ingenzi twari ukumenya ngo ingaruka ni izihe, uburyo butandukanye ni ubuhe umuntu ashobora gukoresha kugira ngo umuntu ushaka guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro amenye amakuru akoresha. Uburyo bwo kuboneza urubyaro tubuvuze muri rusange, ngiye kubugabanyamo ibice uburyo bwose buboneka. Hari uburyo bw'igihe kirekire, hari uburyo bw'igihe gitoya, hari uburyo twakwita ko ari uburyo butangira intanga, hari uburyo bwo kubara, hari uburyo bwa burundu, hari n'uburyo twakwita ubwa urgence cyangwa se emergency. Iyo bavuze uburyo bw'igihe kirekire haba harimo agapira ko mu kuboko, agapira ko mu kuboko nako hakabamo utw'imyaka 2, utw'imyaka 3 n'utw'imyaka 5. Agapira ko mu mura, ako ngako nako gashobora kumara byibura imyaka igera ku 10 cyangwa se inarenga. Ubwo ni uburyo bw'igihe kirekire. Either urakoresha agapira k'imyaka 3, agapira k'imyaka 5 ko mu kuboko, cyangwa se ukoreshe ka gapira ko mu mura gashobora kumara imyaka 10 cyangwa se kuzamura. Ubu ni uburyo ariko igihe cyose ushaka kubuvanamo ushobora kubuhagarika. Nubwo tuba tubamo naka imyaka 3, ariko ushobora kumara umwaka umwe ukakavanamo. Nubwo kariya ko mu mura bavamo naka imyaka 10 cyangwa 12, ariko ushobora kukamarana imyaka 3 ukavanamo. Ubwo ni uburyo bw'igihe kirekire. Uburyo bw'igihe gitoya harimo ibinini. Ibinini byo umuntu abifata buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, ugakomeza ukwezi kugashira ukundi kukarangira. Turaza kureba ibyiza byabyo n'ibyo abandi bantu babivugaho. Hakaza noneho inshinge. Inshinge no kuvuga ngo hari agashinge k'amezi 2, hari agashinge k'amezi 3. Ubwo ni bwa buryo bundi bw'imisemburo ariko bw'igihe gitoya ushobora gukoresha, niba ari buri mezi 3 ukajya ugafata, buri mezi 3 ukajya ugafata, cyangwa se akamezi 2, buri mezi 2 ukajya ugafata, buri mezi 2 ukajya ugafata. Ibisobanuro birambuye tuzabikora mu kindi kiganiro, ariko muri kino kiganiro ndakomeza mbabwira options zose zihari muri rusange. Hari n'utundi bita patch cyangwa se udupatch bomeka ku mubiri. Utwo ngutwo mu Rwanda ntabwo turamenyerwa cyane, ariko natwo tuba turimo imisemburo igenda iza gake gake, umuntu yomeka ku ruhu kakamara igihe kamuhereza imisemburo ishobora gutuma adasama. Hanyuma tukagera ku zo bita méthode barrière cyangwa se barrier method. Ni uburyo bumera nka barrière nyine butangira intanga. Ubwo harimo condom, cyane gukoresha condom
ni bumwe mu buryo nabwo bwo kuboneza urubyaro, kubera ko bushobora gutuma udasama, ariko bukaba n'uburyo bwiza cyane kuko butuma udasama, ariko bukaba bwanakurinda noneho kwandura sida cyangwa se izindi ndwara zandurira mu mibonano. Kondomu ni bwo buryo bwonyine kurinda gusama ariko bukanakurinda n'izindi ndwara. Mu gihe ubundi buryo bwa onapo wirinda gusama ariko ntabwo uba wirinze izo infection n'ibindi byose bishobora guturukamo. Hanyuma hakaza uburyo bwo kubara ni uburyo bwiza rwose, ariko busaba ko umuntu aba azi ukwezi kwe, uzi neza igihe ugira mu mihango, ukaba uzi ukwezi kwawe. Cyane cyane biba byiza iyo umuntu afite ukwezi kudahindagurika kugira ngo abashe kwibarira. Ariko muri buno buryo twakwita uburyo bwo kubara, hazamo na bwa buryo umuntu iyo akimara kubyara ashobora kumara amezi runaka, amezi nk'atanu arenga atarasubira mu mihango. Muri icyo gihe akaba adashobora gusama, babyita lactational amenorrhea. Iyo lactational amenorrhea nayo ni bumwe mu buryo twakwita ko ari ubwo kuboneza urubyaro, kuko hari abanayikoresha bashobora kubyara bakaba batinda bakamara igihe kinini atarasubira mu mihango, bityo akaba ashobora kukimara nta bundi buryo bwo kuboneza urubyaro akoresheje. Ibyo nabyo tuzabigarukaho mu kiganiro cyabyo bwite, tubyinjiremo cyane, turebe impamvu hari abo byemera n'abo bitemera, n'icyo umuntu yakora kugira ngo yizere niba koko ubwo buryo yabukoresha. Hakaza rero uburyo bwa burundu. Uburyo bwa burundu harimo kwifungisha ku bagabo no ku bagore. Ku bagore hari ukuntu nyine bakata imiyoborantanga mo imbere muri overe, naho ku bagabo ho bakata imiyoborantanga n'ubundi ariko uduheha tumanuka tujyana mu matestikile. Hakaza rero noneho n'uburyo twakwita emergency, bwo maze igihe mbuvugaho nabuvuzeho kenshi. Emergency ni twa tunini umuntu anywa yakoze imibonano. Ibyo nabyo ni bumwe mu buryo bwo kwirinda, ariko bitari uburyo wakoresha buri gihe, ni uburyo bushobora kwitabazwa igihe bimwe byanze. Buriya hari ikintu abantu bamwe batari bazi, ni uko n'agapira ko mu mura kamwe ko muri nyababyeyi nako tukabara muri emergency contraception, kubera ko niko gapira konyine, nibwo buryo bwonyine bwo kuboneza urubyaro ushobora gukoresha wamaze gukora imibonano bukakurinda. Naho ubundi buryo bwose twavuze haruguru ntabwo ushobora kubukoresha wamaze gukora imibonano iri risike ngo bukurinde. Ntabwo ushobora kuvuga ngo nabonanye n'umugabo mfite ubwoba ko ndi busame, reka mpite njya kwiteza agashinge. Uhise ujya kwiteza agashinge urasama. Cyangwa se kuvuga ngo reka mpite mfata ikinini. Wenda ubwo buryo bwa emergency bwo gukoresha cya kinini nyine cyabugenewe, cyangwa se bakoresha ibinini ukabikoresha muri bwa buryo bafata ibinini bine nyuma y'amasaha runaka bagafata ibindi bine, nabwo tuba twinjiye muri emergency. Ariko uvuze ngo reka mpite ntangira ibinini byanjye, ntangire kimwe ku munsi, cyangwa se reka mpite njya gufata agashinge, cyangwa se reka mpite nshyirishamo agapira ko mu kuboko, ibyo byose ntibishobora kukurinda gusama inda yamaze kugeramo. Agapira ko mu mura niko gashobora kukurinda gusama igihe waba hatarashira iminsi 5 ukoze imibonano bakakagushyiramo, icyo gihe gashobora kukurinda gusama. Tugaruke ku ikindi kibazo, muri buno buryo umuntu yahitamo ubuhe, uburyo bwiza ni ubuhe? Ikintu cya mbere njyewe umuntu ambajije ku bijyanye no kuboneza urubyaro ngo ni ubuhe buryo bwiza umuntu yakoresha, ikintu cya mbere musubiza nta buryo bwiza bubaho. Nta buryo bwiza bubaho, kuko buri buryo buba bwiza cyangwa se bukaba butewe n'umuntu uri kubukoresha, biterwa n'umubiri w'umuntu. Uburyo ngiye nkoresha ngiye ubyibushye n'uburyo umuntu unanutse yakoresha biratandukanye, kandi niyo twaba dufite ibiro bingana, uburyo umubiri wanjye wakira imisemburo runaka n'uburyo uyu wakira imisemburo biratandukanye. Bisobanura ngo umuntu amenya uburyo bwiza ari uko yabukoresheje akabona ntacyo bumutwaye. Donc uburyo bwiza kuri njyewe ni uburyo nkoresha nkabana nabwo singira ibibazo. Umuntu umwe ashobora gukoresha agapira akaba ariko kamugwa neza, yakoresha inshinge bikanga. Undi ashobora gukoresha inshinge akaba arizo zimugwa neza rwose akimerera neza, ariko yakoresha ibinini bikamwanga. Rero uburyo bwiza ni uburyo bujyanye n'umubiri wawe,
ari nabwo tuzagenda nidutangira gukora ibiganiro kuri buri buryo ukwabwo, tuzajya tureba umuntu wabukoresha n'umuntu umeze ute, utabukoresha n'umuntu umeze ute. Hakaza noneho ni ukuvuga ngo buri buryo, urugero nk'agapira ko mu kuboko kizewe kugera ku kigero cya 99%, bisobanura ngo mu bantu 100 bagakoresheje, umwe muri bo ashobora kugasamiraho. Urumva niba ari abantu 100 umwe agasama, 99% ni umubare wa nyawo. Ariko abanyarwanda hari igihe umwe wagasamiyeho bahita bavuga umuntu umwe yagasamiyeho ngo kariya gapira ngo bagasamiraho. Donc tugendera ku mibare. Niba ari abantu 99 cyangwa 100 bagakoresheje, umwe akaba ari usama, ntabwo bisobanura ko ubwo buryo butizewe. Gusa abakoresha tuno dushinge cyangwa se agapira ko mu kuboko bajya bagira ibibazo byo kuba wenda bamara igihe kirekire runaka nta mihango ubonye, cyangwa se imihango ikazagera igihe ikaza. Ibyo tuzagenda tubibona nitwinjira kuri buri buryo ku kwabo. Agapira ko mu mura nako kizagera ku kigero cya 99%, bitewe n'uwagashyizemo, bitewe n'uburyo karimo. Ariko byibura abantu 100 bagakoresheje, umwe ashobora kugasamiraho. Bibaho, nta buryo na bumwe bwizewe 100%, ariko nanone ikigero cya 99% kiba ari ikigero kizewe gishobora kuguproteja. Nanone ku bijyanye n'agapira ko mu mura, abantu bamwe baravuga ngo karazimira ngo iki, ibyo nabyo tuzareba ukuri kwabyo. Hanyuma hakaza udushinge twatuvuzeho, hakaza ibinini byari bisaba gufata buri munsi. Hari amoko atandukanye, ibyo nabyo tuzabivugaho. Hari ibya mikorojino, hari amoko agiye atandukanye, tuzabivugaho turebe uwabikoresha ninde, uwo bikwiriye gukorerwa ninde. Ibiganiro tugiye gukurikiranya byose bizabyibanda ku bijyanye n'uburyo bwo kuboneza urubyaro. Hanyuma rero hakaza na buno buryo nyine twabonye, hari abakoresha uburyo bwo kubara n'abakoresha agakingirizo. Ubwo ni uburyo nibwo butizewe cyane, kuko ubwo bugera kuri buri ibinini ni kuri 93%. Bisobanura ngo abantu bakoresha ibinini byibura niba ari abantu 10 ntabwo hazaburamo umwe ufeyiringa, mu gihe abakoresha agakingirizo gusa cyangwa kwibarira bishobora kugera muri za 80%. Ngira ngo twabibonye. Nkuko tumaze kubibona, uburyo bwo kuboneza urubyaro twabugabanyijemo ibice. Hari uburyo bw'igihe kirekire. Mu buryo bw'igihe kirekire harimo ka gapira ko mu kuboko, hari ako imyaka 3 bita implano, imyaka 5 bita jadel. Utwo ni utuvubura imisemburo mu mubiri, kandi tukaba twamara igihe kinini. Hakaza rero n'agapira ko mu mura. Agapira ko mu mura hari ako bita ko ngo gakozwe mu muringa, ak'umuringa bakita Copper IUD. Ako gapira gashobora kumara imyaka hafi 10 cyangwa inarenga. Ariko buriya mu gapira ko mu mura hari n'akandi kagira imisemburo bita hormono IUD, kitwa nk'ako bita Mirena. Ibyo tuzabireba nabyo, turebe ahantu bitandukaniye. Hanyuma hakaza noneho n'uburyo bwa burundu bwo gufunga intanga, bwo gufunga imiyoborantanga, haba ku bagabo haba no ku bagore. Ubwo ni uburyo bw'igihe kirekire. Ngo twabonye hari n'uburyo bw'igihe gitoya. Uburyo bw'igihe gito harimo ibinini umuntu anywa buri munsi. Twabonye agashinge, hakaba utw'amezi 2 nk'ako bita Norisera, hakaba utw'amezi 3 nk'ako bita Depo cyangwa Sayana. Tuzareba itandukaniro rya buri bwoko. Hakaza kuba wakoresha agakingirizo cyangwa se kubara. Ibyo byose ni uburyo bwo kuboneza urubyaro, ariko bugiye kwizerwa mu gihe bitandukanye. Twabonye ko agakingirizo nibwo buryo bwonyine bukurinda gusama, bukakurinda na sida, bukakurinda n'izindi ndwara. Mu gihe witeje agashinge wirinze inda, ariko ntabwo wirinze za ndwara zindi. Abantu bakunda kuvuga ngo uburyo bwo kuboneza urubyaro ngo bushobora gutuma umuntu atabyara, nyine yazabuhagarika gusama bikanga. Ariko
ubushakashatsi ikintu bwagaragaje, ubundi uburyo bwose bwo kuboneza urubyaro, niba nta bundi burwayi usanzwe ufite cyangwa nta kindi kibazo, iyo ubuhagaritse kubyara fertilité iragaruka. Ariko ikibazo ushobora gukoresha agapira cyangwa se ugakoresha agashinge, bigatuma wirara ugakora imibonano idakingiye inshuro nyinshi, kandi ya mibonano idakingiye ishobora kugutera ama infection, ya infection agatuma imiyoborantanga yawe isiba. Noneho wazahagarika uburyo bwo kuboneza urubyaro, imiyoborantanga yawe yaramaze kuziba, ntubyare, ukavuga ngo ni ukubera yuko nabonezaga urubyaro. Nyamara ikibazo si ukuboneza urubyaro, ahubwo ikibazo ni uko iyo uboneje urubyaro urirara, ugatangira gukora imibonano nta kintu witayeho, ama infection ibiki byose bikaba bishobora gutuma utabyara. Rero biba bisaba gutandukanya, niba umuntu yarakoresheje uburyo bwo kuboneza urubyaro, bibaho ko ushobora kubuhagarika ntuhite usama ako kanya, gutinda byo bibaho. Ariko nanone n'umuntu utarigeze akoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ashobora gushaka gusama nawe ntabibone, nawe bigatinda, kimwe n'uko n'ubikoresha bishoboka. So iyo wabukoresheje akenshi uhita uvuga ngo ni ukubera ko nakoreshaga uburyo bwo kuboneza urubyaro, ariko nta hantu bihuriye. Ubundi buryo rero ibindi twabonye ni amakuru atandukanye twakwitirwa avuga ku buryo bwo kuboneza urubyaro, nk'ibyo nari maze kuvuga ngo umuntu ngo bishobora gutuma atabyara. Oya, ntabwo bishobora gutuma utabyara. Ikindi abantu bajya bakunda kuvuga ngo agapira ko mu mura ngo gashobora kuzimira, ngo umuntu ngo kagashaka kakabura. Hari n'uwambwiye ngo karazamuka ngo kakagera mu bihaha ngo cyangwa mu mutwe. Oya, ntabwo ibyo bintu ari byo. Hari n'igihe ubundi agapira ko mu mura, iyo umuntu ari kugashyiramo, hari utuntu tw'utudodo dusigara twabugenewe two kugira ngo mu gihe cyo gukuramo ka gapira ari two umuntu azakurura akavanamo. Ikibazo rero, utwo tudodo hari igihe utwo tudodo two urumva dushobora gusaza tugacika, cyangwa se dushobora guhenengera ntitugaragare. Noneho iyo umuntu agiye kugakurishamo, cyane cyane nko kuri centre de santé cyangwa kuri poste de santé, kuri ano mavuriro yo mu rwego rwo hasi, cyangwa se irindi vuriro ridafite ibikoresho bihagije byabugenewe, bashobora kukareba twa tudodo dutuma bagakuramo batubura, bakavuga ngo karazimiye. Ariko ntabwo ari ukuvuga ngo hari ahandi kagiye, karacyari mu mwanya wako, ntabwo kazimiye, ahubwo utudodo dutuma bagakuramo twazimiye. Icyo gihe bashobora kukohereza ku muginekologe cyangwa ahandi, noneho bagakoresha akuma kabugenewe, agapensi kabugenewe kinjira muri nyababyeyi, kakagafata kakagakuramo. Ni ibintu byoroshye rwose, bimara n'iminota mikeya, ariko kubera yuko umuntu bamubwiye ngo agapira karazimiye, agahita yumva ko ibintu byaracitse. Ikindi, hari abantu bavuga ngo gukoresha biriya binini umuntu aba anywa yakoze sex, biriya bita Z1 cyangwa se Norlevo, cyangwa se bifite amazina atandukanye n'ibiciro bitandukanye. Hari abavuga ngo ni nko gukuramo inda. Ntabwo kiriya kinini gikuramo inda, nubwo umuntu agikora akinywa yamaze gukora sex, kirinda ko intangangabo zishobora guhura n'intangangore nyuma yaho, kuko buriya kiriya kinini wakoze sex ugahita usama ako kanya, nta kintu cyakurinda. Nyine wasamye uba wasamye, ariko iyo ukinyweye utarasama, muri cya gihe intanga ziba zishobora gutegereza ngo intangangabo zishobora gutegereza intangangore, cyangwa intangangore ishobora gutegereza intangangabo, cya kinini ukakinywa gihita gikora nka bariyeri, kigakupa uguhura kw'intangangabo n'intangangore. Ariko zamaze guhura nta kintu cyabikoraho. Rero ntabwo ari ugukuramo inda. Ikindi gihuha numvishe ngo agakingirizo ngo gashobora kuguheramo, ngo niyo mpamvu abantu benshi banga kugakoresha ngo katamuheramo. Mu by'ukuri nta hantu agakingirizo kahera hatagerwa, kuko uko imyanya myibarukiro y'umudamu iteye, hari igitsina ariko hakaba inkondo y'umura. Inkondo y'umura ni nka bariyeri, nta kintu na kimwe gishobora kuhareba. Agakingirizo niyo kahera mu gitsina, wenda dufata urugero, iyo umuntu yambaye agakingirizo katamukwiriye cyangwa se afite igitsina gitoya, ashobora kwinjiramo, noneho
yagira akagasigaramo, ariko gusigaramo ni ibintu rwose niyo wakwinjizamo intoki niyo wagira gute kavamo. Ntabwo rero nta hantu agakingirizo gashobora guhera wavuga ngo kaguhezemo ngo kazabyimbiramo ngo bazamubaga ngo bazajya gute. Ibyo byose biba ari ibihuha kandi bishobora gutuma rimwe na rimwe umuntu adakoresha nk'agakingirizo cyangwa se ubundi buryo kandi yagombaga kubukoresha bukamugirira akamaro. Ni byinshi rero tuvuze ku bijyanye n'uburyo bwo kuboneza urubyaro. Ndakeka yuko cyiza ari uko twarekera ahangaha, tuzafata umwanya wo gufata buri buryo ukwabwo tugenda tubyinjiramo kimwe kimwe tugisobanura kimwe kimwe. Rero niba udukurikira ibuka gukora subscribe, icya mbere. Icya kabiri, ushaka kwivuza cyangwa se kutubaza amakuru ushobora guhamagara kuri ino nimero iri hano kuri screen, cyangwa se ukatwandikira kuri runo rubuga wa3.kwivuza.com, ukanyura handitse kuri vugana na muganga, hanyuma ukadusigira ubutumwa. Murakoze. Yari Dr. Isaac Muganga, naho ubutaha.